Yewe narabyutse maze kubyuka kuko nari mfite gahunda ko turajya mu murenge hanyuma warampamagara aranga ngo gira vuba kubera ko batubwiye ko ari mande y'ibihumbi 10 ati noneho tudakererwa bangu kuransanga ahantu bita kwirebera aho ngaho noneho ndamubwira ati nta kibazo ndaje ndetse nsaba na muzehe baravugana papa wanjye noneho maze kuvugana ubwo mba ndambaye n'abari kumerekeza tuba turagiye tugeze kwirebera kuko ntitwahamusanze noneho ubwo duhita tugenda tujya ngo araza nyine nkuko yari amaze kuduhamagara ko yaduhamagaye n'abantu bari bahari mu rugo nyine bahazindukiye noneho rero ndangije ndinda ngera ku murenge umusore atari yaza ubwo barambwira ngo mutegereje noneho ndangije negereje ndamubona ubwo ndangije ndategereza bagera aho basezeranye ko batangiye gusezeranya hafi saa 5 ubwo noneho ndinda negereza ndamubura ndangije isanga zigeze batangiye gusezeranya mpita mfata moto n'abari bamerekeje duhita tugenda byagenze hanyuma uvuye ku murenge noneho waragiye n'abaguherekeje mwahise mujya mu rugo iwanyu twagiye mu rugo kuko bari batetse nyine barabagaburira n'ibyo bari bafite byo kunywa barabinywa ubwo nyine turatuza hanyuma wowe ababyeyi bakubwiraga iki ababyeyi nyine nabo byarabakomerekeje ko batakaje amafaranga kuko bari bavuze ngo baranafata irembo bumva ko batakaje amafaranga menshi hanyuma abaturanyi tubwire wowe uwo munsi nyine uwo munsi uvuye ku murenge wagiye umusore ukamutegereza ukamubura byagenze gute bagiye bankorera uruziga bakaza kundeba nyine bakavuga ati yabuze umusore ako twari mu bangahe hari umusore wari wabuze umukobwa abakobwa turi 3 abakobwa bavuze abasore none se abo bandi abasore babo bataje ubo wamenya byaratewe n'iki ntabwo mbizi nyine nabo nuko byari bimeze nge nahise nkuramo akanya ndigendera ntago wigeze umenya impamvu bari bataje bazaga kunca mu marira bandeba nyine zaho ndatega ndigendera kugira ngo uko wumvaga uri kugira isoni numvaga ko bose teye agahinda ese tubwire uba wumva ubundi bishobora nko kugira izihe ngaruka umuntu yaragiye gusezerana n'umuntu hanyuma ntibasezerane bikagenda nka kuriya wumva nko mu bundi buzima wenda bw'imbere mu buzima bwe busanzwe bishobora kumugiraho izihe ngaruka nyine nk'uko bagenda bamuvuga ubona ko icyo gihe yari yabuze amahoro ko yagiye mu nzara y'ikingira nyine kuko nawe ngo yari yabuze amahoro Natanayeli okay hanyuma abohokeye nyine nibwo yamamagaye amubwira ikintu byamugendekeye yashatse telefone kuko uwo munsi nawe yari afite hanyuma ambwira Natanayeli na mama we na mushiki we uko ari babiri mama we na mushiki we musanzwe muziranye turaziranye turanasengana mu rusengero rumwe musengana mu rusengero rumwe ko noneho nuko numva ikibazo gikomeye musengera mu rusengero rumwe muri abarokore none se hari undi mukobwa se baba bashaka ko umuhungu wabo arongora basi none se we mupfa iki na kuko we aravuga ati nubwo babimbwira ati kuko ari we wankunze ati nawe ndashaka niko bavuga none se Natanayeli afite imyaka ingahe ko ku buryo ko numva bisa nkaho mama we na mushiki we baba bashaka kumufatira imyanzuro afite 24 okay hanyuma Liliane ndagira ngo twabonye ko wambwiye ko hari donc ni ibintu biriho abantu basigaye bashaka kuvuga ngo donc abasore akavuga ngo nzarongora umukobwa uzampa amafaranga urabizi ko biriho nawe bireze ni nabyo bose biriho okay banabiterwa n'iki none ni ukubera ko wabuze ubushobozi nyine ngo bagira ngo tububake none se wowe ubyumva gute ubundi kuba umuhungu wenda mukundana akaba nta bushobozi afite
wowe ufite uba wumva nyine byagenda gute? nta bushobozi afite njye mbufite ubundi ndumva ko ntaho mba ndi bubijyane handi ndi kubishaka kubizanira zara ahandi mba ndabyerekeza. noneho kuba ibyo byeze n'ahangaha nawe uba wumva nta kintu bitwaye? biragitwaye neza ubwo nyine naba n'ubu bikubwiye neza nk'ubu kubekeye inyuma ku munsi w'ubukwe uri kumva icyo kintu aba atabusebeje. ariko wowe wambwiye ko atari byo, wambwiye ko Nathanael nta mafaranga yigeze kwaka, nta nayo wamwemereye? nawe umuhamagaye yabikubwiza ukuri ko nayo, ahubwo nyine byabayeho gutyo babivuga gutyo kuko babonaga byose babirangije kubyica, nyina bari mushyiramo ibyo ngibyo, ariko we nubwo babimushyizemo ntabyo yavuze, nibo bagenda babisakaza gutyo. no ku murenge baramubwiye aravuga ati nyiri amafaranga yigeze musaba ati twakundanye kubw'urukundo wahuye ku mutima wacu. hanyuma ubu ngubu ufite izihe ngamba none? mufite izihe ngamba we na Nathanael? nyine ukuntu byagenze ejo bavuze ko tugomba nyine gusezerana n'ubundi tukazabana. donc ubu ngubu we nta kibazo na kimwe ufitanye nawe kiri hagati yanyu? ubwo nyine kuri we ntacyo kereka nyine, ariko baramubwiye ati byongeye bigapfa kuko ari we uri kubigira, niwe bafunga, niko umwanzuro ejo baduhaye ni ku munsi. none se mama we wumva muzabana gute? wumva uzabana na nyoko bukwe gute mwatangiye kutumvikana ukiri umukobwa? nyine ubwo urumva ko ari ikibazo gikomeye. kandi umuhungu yanze kunzibukira ko yaravuze ngo tutabanye nabwo yajya kwiyahuza. hanyuma ngira ngo wenda ubwo tuzabona n'umwanya wo kuganira na Nathanael. hanyuma mbwira ubundi abasore b'inahangaha n'abakobwa ni bande bagira amafaranga? ni naha ngo aba bakobwa barusha abahungu amafaranga? ntabwo bibaho, ahubwo niko babitekereza neza, abo bo bayakuyeho aho bayakura bo ntabwo bayahakura. mwebwe ariko ntabwo mujya mu kabari muba muzi no kubika amafaranga ariko y'abahungu? aho yo ntabwo ibyo byashoboka. ese twe ntabyo tuba dukeneye gukora, ngaho Liliane, ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo. nta kintu na kimwe wenda dusigaje utambwiye, ariko ufite wenda ijambo rikuri ku mutima ushaka kubwira abantu bose bagiye bumva ngo uriya mukobwa bamubengeye ku murenge? yaramumerekeje cyane. bamubengera ku murenge kubera ko yemereye umusore amafaranga ntiyayamuha? ubwo nicyo kiriho kandi atari ko twabisezeranye. hanyuma agira ikintu kimwe babwira nko mu munota umwe, ijambo rikuri ku mutima wenda ubifate nkaho ko ni inkuru wenda zagiye zikwira ahantu hirya no hino mu gihugu. Kigali ngewe aho byadusanze natwe nuko twabyumvishe, ubwo ari na bagenzi banjye bazi ko bakubenze kubera ko wemereye umusore amafaranga ntiwayamuha. hanyuma abwira abantu ukuri, sobanurira abantu ukuri nyine ubabwire kugira ngo hatagira umuntu wongera kubifata uko bitari. ngewe icyo navuga ni uko ngewe umusore twakundanye uko bikwiriye, nta mafaranga yajeho gusa nyine babonye bipfuye aba ari bwo babizana ko namubwiye amafaranga, ariko nawe ubwe abihamije yakuvuga ko nta mafaranga namubwiye. hanyuma Liliane, ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa bato kuri wowe, cyangwa se hari n'abakuruta ariko batarakundana? abantu birumvikana ibyo byose byabaye, hari amasomo wagiye ukuramo mu rukundo, hari ibintu byinshi byakwigishije. ngewe icyo nabatangariza ni uko umusore aho muhuriye nta muntu ubuhaza, kandi we icyo mwasezeranye niwe wagihamya kuko aba akizi. ariko nubwo nyine niba warayamubwiye araza imbere y'abantu akayahamya niba warayamubwiye, none we rero mu bantu ntabwo ajya ahamya ko namubwiye amafaranga. ubwo rero abandi bose nabashishikariza yuko icyo uvuze koko ari cyo kibaho, ariko njye ntacyo navuze nyine. hanyuma Liliane, nimba nta jambo umuniganye, nimba nta kintu
wumva kindi bashakaga kumbwira kugira ngo dukureho rwa rujijo cya kintu bagushyizeho tugerageze kugikuraho niba nta jambo ngo uniganye ngira ngo nagushimira nyine icyo wakuraho ni uko bagiye bansabye gutyo ngo namubwiye amafaranga kandi ndengana nayo nabuze ariko ubundi bavuga ngo wamwemereye angahe nyine hari igihe bavugaga 50 bakavuga 100 bakavuga 200 bikurira bikagera hejuru nyine ntibavugisha ukuri kuko nta kuri bari bafite baragumyaga bakavuga ayo bishakiye bavugaga menshi hari igihe bavugaga 50 bakavuga 100 200 na 400 yagezeho na 300 ntabwo nzi bagarukiye ese dufashe nk'ukuntu byakubabaje uwo munsi Liliane wenda ayo mafaranga bavugaga ubundi ubu uyafite cyangwa iyo ubu uyafite ako kanya wari gukora iki nk'iyo ubu uyafite mu by'ukuri kandi ukumva ko ukabona gihamya ko umusore ari cyo cyatumye ataza wari gukora iki reka mubwire ngewe tutarayavuganye ngewe nazukira nkamwihorera kuko ntabwo ikintu cyagutungura ngo nurangiza ugira icyo ukora hagati yabyo ahubwo urazibukira ukituriza wowe ugategereza icyo Imana yakugeneye kuko ntabwo umuntu mwaba mutarabivuganye ngo ku munota wa nyuma bakubwira amafaranga ngo bishoboke ese ubundi uba wumva mu by'ukuri bikwiye ni ibintu bisanzwe ni ibintu bimeze bite wowe nibo bitwazo bitwaza niyo hazamo akadefone iyo byapfa abasore bazi ko tuzajya tubaha amafaranga nicyo bantu bazi naho ese ni muri aka gace donc ntabwo ari ukuvuga ngo biri mu mitwe y'abasore ko bagomba kujya bose nibyo biriho bose nabikubwiza ko nicyo kintu bishyizemo bose icyo kintu kibarimo nta nubwo hari cyabavamo none ubona kugira ngo icyo kibazo gikemuke byagenda gute si ni uko abasore b'inaha batagira akazi ni ukubera ko oya niyo baba bagafite hari muri makeya rwose bazi ngo umukobwa ati tuzajya tujya kumukura aduhaye amafaranga icyo kintu kibaho niyo mukundanye undi aturuka ku ruhande akavuga ati nataguha amafaranga umwihore icyo kintu nicyo kizina ariko ubwo haba n'abakobwa bayatanga rero ntabwo bize njye ntabwo bayatanga basigaye barabihoreye kuko bumva ko ariwo mwuga wibereyeho bageraho nabo bakituza donc bisa nkaho byabaye bizinesi niko babikoze kuko nabo barituriza akemera akigumira mu rugo none se uba wumva gutanga amafaranga bakakurongora no gusazira iwanyu wahitamo iki none se utayafite urumva byagenda bite utayafite